بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. نعم. tukaba tugiye gusobanura ni igitabo kindi gitoya cyane ariko baje bagasobanura mu ncamake nanone. Naam, icyo gitabo cyitwa Al-Ajurumiyya. Naam, cyitwa gutya Al-Ajurumiyya. Naam, niko cyitwa. ariko uwaje akagisobanura yakisi izina Al-Mumti' niko yakisi kikaza ni igitabo kiza gisobanura Al-Ajurumiyya, sharh bayan Al-Mumti' fi sharh Al-Ajurumiyya. Naam, kiza gisobanura Al-Ajurumiyya. Naam, wagikoreye taqdim wacyanditse n'uyu nguyu ta'lif, n'uyu nguyu wacyanditse, izina rye ni iri ngiri bamwita Abi Anas Malik bin Salim bin Matar al-Mahdhari, niko yitwa. Naam, noneho uwo nguyu yaracyanditse, amaje kucyandika akigeza kuri uyu nguyu aragisoma kubwo kuba uyu nguyu yari umenyi ukomeye cyane. Uyu nguyu akaba ari twamwita nk'aho yari umunyeshuri we, akimugezaho arangije agira iki, aragisoma ko yari umenyi ukomeye cyane, yageze muri Jamia Islamiyya, arangije arakireba, arangije agikora taqdim, garagaza ko nta kibazo igitabo kirimo inyungu, wagisoma yagikuramo inyungu zitandukanye kandi nyinshi. Naam. Naam, dukomeje. Naam, hari ibyo turi busimuke mu ntangiriro y'igitabo. Uyu nguyu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i niwe gikoreye taqdim. Naam, ubwo ngubwo umuntu yanditse igitabo arangije akizana uyu mumenyi. Muqaddimatu, intangiriro al-Sheikh al-Imam y'umumenyi ukomeye cyane bita al-Muhaddith, wize ibijyanye na hadith cyane cyangwa uzwiho kumenyi bwa hadith, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, bamwita gukira n'iryo zina ryiwe, rahimahullah تعالى. الله مجرمه. الحمد لله الذي بنى السماء فرفعها ونصب الجبال وأرساها وخفض الأرض وبسطها، يفعل ما يشاء على أحسن حال، وميز بين خلقه ويبدأ ويعيد، فعال لما يريد، جعل الليل سكنا والنهار معاشا، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق، وأشهد أن لا إله إلا الله يرفع القسط ويخفضه ويعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. أما بعد. ari naho tujya gutangira tuvuga mu ntangiriro y'ingiyi yari ikiri muqaddim, ari gushimira Allah subhanahu wa ta'ala n'umusingizo, dore ko ibisingizo byuze n'ibya Allah subhanahu wa ta'ala. We muziranenge, Allah nta ntenyagira, ahubwo abantu nibo bazifite mu buryo butandukanye cyangwa ubundi. Naam, fa fi hadha az-zamani, ngo muri iki gihe turimo, istahana kathirun min talabati al-ilm, batesheje agaciro, bagize intege nkeya abanyeshuri, bilughati al-arabiyya, mu rurimi rw'icyarabu, wa indarasuha, kaba nubwo badwigura urwo rurimi, falishahadat, ni kubwo kugira babone shahada, certificate, wa rubbama takunu al-muqarrarat, ngo yenda izo muqarrarat nari amasomo biga mu shuri, ari amasomo biga mu shuri dakhma, ushobora gusanga yenda ari amasomo yenda umuntu yiga icyo gitabo impapuro 20, impapuro 100, impapuro 80. وربما ngo yenda takunu al-muqarrarat, izo muqarrarat ibyo bitabo bafite bigira mu shuri dakhma, ushobora gusanga ari binini, fala yastafidu minha at-talib, ushobora gusanga nta nyungu akuramo umunyeshuri cyane iza akuramo ari nkeya, li'annaha fawqa mustawahu, ngo kubwo kuba iri hejuru y'urwego agezemo mu bumenyi no mu gushaka ubumenyi. bal yatakharraju ba'dhum min ath-thanawi, ngo kuko bamwe bashobora kurangiza muri segonderi, thanawi bagamije mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu. waqad darasa nitfatan min sharh ibn aqil, ugasanga yenda yarize ikindi gitabo kisumbuyeho biga muri university cyane cyangwa muri segonderi, kirimo rw'icyarabu bita sharh ibn aqil. Naam, cyuru inashikijyanye n'amategeko y'ururimi rw'icyarabu.
naam kubera ko iri somo rireba ku mpera y'ijambo ese iyo uvuze muhammadun baba bari kureba iriya dali, iyo uvuze hasanun baba bari kureba iriya nuni, iriya nyuguti ihera. naam وهو لا يميز بين الضمير الرفع ugasanga ntabwo ari gutandukanya insimburazina ya raf'i ifite dhamma wa dhamiru nasbi cyangwa insimburazina iri ya nasbi ya fatha. dhulumatun ba'duha fawqa ba'd ugasanga n'umwijima wiyongera ku wundi mwijima, mbese n'ubujiji n'ubumenyi buke bwiyongera ku wundi bumenyi buke. فعمد بعض الطلاب bagira umugambi baragambira bamwe mu banyeshuri almuhibbina lililmi bakunda ubumenyi النافع bakunda ubumenyi bw'ingirakamaro lidirasatiha fil masajid babwiga mu misigiti, bashaka ubwo bumenyi bagira umuhate babwiga mu misigiti. fanafa'ahumullah Allah arangije arabafungura bubagirira akamaro. وكان من بين أولئك ngo namwe muri abo ngabo al-akhu al-fadil ni umuvandimwe wacu ufite agaciro ko hejuru Malik mwene Malik bin Salim bin Matar al-Mahdhari, Malik mwene Salim mwene Matar al-Mahdhari حفظه الله الله murinde. فقد أصبح مبرزا ويهindutse umuntu uzi nahwu cyane, uzi igisomo cyane fi nahwi بارز بيان umuntu ubuze ikintu cyane fi nahwi mu somo rya nahwi. hatta inni ulaqibuhu ngo kubwo kuba nonse ngiye namwitaga bin nahwi, namwitaga umuntu uzi nahwu cyane. walamma ra'a kathiran min at-tullab ngo amaje kubona benshi mu banyeshuri ala ma wasafna qablu ngo kubwo ibimenyetso twavuze byabanje, mbese gusanga abantu nta muhate bafitemo mu kumenya ururimi, niyo wibyize usanga ari biga dukeya, ibintu nk'ibyo nyine izo ntege cyangwa ubwo buryo twavuze hejuru. azama ala wad'i yagambiriye anafata umwanzuro n'umugambi wo gukora ikintu ala wad'i ta'liqat, ashyiraho icyo gitabo gitoya agishyiraho ta'liqat, agenda agisobanura mu buryo bw'incamake. ala matn al-ajurumiyya abikora kuri ako gatabo, kuri icyo gitabo gitoya kindi bita ajurumiyya. ma'a al-amthila anatanga n'ingero. wa fawaida tushaddu laha ar-rihal anagenda ashyiramo n'inyungu cyane, n'inyungu zitandukanye zazinza impamvu y'uko umuntu ajya gushaka ubumenyi cyangwa akajya gushaka gurushaho gusobanukirwa iki gitabo cyangwa n'ubundi bumenyi bw'idini. fa asbaha al-kitabu salihan ingo kirangisha igitabo gihinduka ari igitabo cyiza cyane. lil mubtadi ngo kuri bandi bari gutangira gushaka ubumenyi bw'ijyanye n'ururimi. wala yustaghni anhu al-muntahi ngo ni binabujije wa wundi uri kurangiza ubumenyi bwe uri hejuru mu bumenyi bwo hejuru kuba nayo yakifashisha akagisoma. wa inni atamanna ngo ngiye ndifuza yuko an yuwaffiqa Allahu al-mas'ulina fi at-tarbiyah, yuko yashoboza abandi bafite inshingano mu burezi no mu kurera, wa ta'lim no mu kwigisha, an yuqarriru hadha al-kitaba yuko bashyira muri gahunda zabo mu bitabo bigisha bakaba bakwigisha iki gitabo ala al-mubtadi'ina kuri ba batangizi bari gutangira ururimi rw'icyarabu. lisuhulatihi ngo kubwo kuba cyoroshye, wa kathurat fawaidihi no kubwo kuba kirimo inyungu nyinshi zitandukanye. wa farqu kabir n'itandukaniro rinini bayina amthilatihi wa amthilati Muhyiddin, n'itandukaniro rinini ry'ingero n'ingero ry'undi muntu wanditse iki gitabo wasobanuye iki gitabo matn ajurumiyya Muhyiddin sahib at-tuhfa, nyiri igitabo cyita tuhfa. hadha yumathilu bi aya, uyu nguyu wanditse igitabo kimwe tuzifasha turi gusobanura matn ajurumiyya yifashishije aya qur'aniyya, imirongo ya Qur'an, au hikma cyangwa imvugo z'ubugenge. wadhaka yumathilu nuri wundi bi ayi mithal yazanaga ingero zazo zose yakhturu fi nafsihi zamujemo mu bwenge bwe mu mitekerereze. fajaza Allahu Allah muhembere akhana Malikan umuvandimwe wacu Malikan khayran amuhembere ibyiza, wa nafa'a bihi ana binabe n'ingirakamaro kuri we, wa bikitabihi n'igitabo cyiwe, wawaffaqahu limuwasalati almasir anamushoboze gukomeza muri uburyo bwiwe fi khidmati al-lughati al-arabiyya kubwo
gufasha no guteza imbere ururimi no gukorera ururimi rw'icyarabu nyine allati hiya lughatul Qur'an, urwo rurimi ni ururimi rwa Qur'an. Walisanu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bikaba n'ururimi rw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Muqbil, ubwo umwanditsi w'inyandiko ni Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Naam. dukomeje gakeya نون مقدمة الشيخ الإمام محدث بن مقبل بن هادي الوادعي. نعم. مقدمة الشرح وصوانا إيكي جتابونيني أريوه مقدمة الشرح وصوانا إيكي جتابو. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وخفض الأرض وقدر فيها أقواتها لنفع العباد وثبتها بنصب الرواسي والأوتاد. نعم. والصلاة والسلام على أفصح الفصحاء وسيد البلغاء ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. نعم. أما بعد، فكان العرب في الجاهلية نعم فكان العرب في الجاهلية نقوارهم مجيتشو بجيجي وصدر الإسلام نمجيه بإسلام قارب وجه بتانجي يتكلمون باللغة العربية بافوغا قرورمي دوي تشاربو رمزنيزة الفصحى صبانو تسيرو مزنيز على سجيتهم مميشوياب التي فطرهم الله عليها، يعني دي الكاميري يو الله يبري من حتى أظهر الله الإسلام كبغو كجيزجي الله يقرق جو إسلام أنا وشره يجرو على سائل الأديان بجاني ناندي مدين ياندي. فدخل فيه الناس غبانو بينجرا مديني أفواجا أمتسيندا وأقبلوا إليه أرسالا بانجي بنبغاكي رقو إسلامو بنبغينجرا منين. واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة نبان وبهوري رمو بيندي مزيتاندوكاني واللغات نيزون ديمي المختلفة زيتاندوكاني. فخشي العلماء أمامينيو باتينيا يوكو من ضياع اللغة العربية باتينيا يوكو ورميد بي تشاربو غوابورا رغتاكرا لغة القرآن والحديث ورميد غوا قرآن نيمي جينزي نمغيمان محمد صلى الله عليه وسلم. فدونوا اللغة برانجي بانديكا أروريمي في المعاجم بدقوا عندك مويتاو بجابو معاجم بيتاو بيكوسانيا معاجم هيجي بقى ميجي ديكشنري كوسانيو جما جامبو. ووضعوا لها أصولا برانجي باندي كتقولي منين مويتاو برانجي بانا بشيرمو نمسيني نيدغو وقواعد تحفظها نمسيني نيدغو ننزل نيدغو umuna hifaza min al-khata umuna hifaza zikamulinda kuba yakosa wa ta'simu al-mutakallimina biha min az-zalal bikanarinda n'undi kuvuga kuba yakora amakosa cyangwa karengera mu mivugire yiwe bijyanye n'amakosa. Wa ahammu hadhihi al-usul nimwe yibanze muri iyi misingi ilmu nahwi muri iyo ngiyo ni ubumenyi bwa nahwu n'ubumenyi mwigisha amategeko y'ururimi bareba izina bakareba n'inyuguti ngo tuzayibona bakareba n'inshinga ariko bakabireba mu buryo buhera bw'inyuguti hera mu buryo za ha ba irane wari burebe igira buze guhindagurika mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Naam. Bada an-nahwu yahbu ngo nahwu yatangiye yahbu walidan ngo nahwu yatangiye nk'uko umwana atangira akambakamba uvutse. Kama yabda kullu ilmin qalila al-abwab nk'uko buri bumenyi bwose butangira bufite imiryango mu gitabo ariko usanga harimo imiryango 30 cyangwa 40 iriya miryango nyine iri mu gitabo ugasanga ni igitabo gitoya kimwe iyo miryango mikeya. Mutanathir al-fusul ariko ugasanga izo fasli ibyo bikabindi bigiye biri mu gitabo twakwitanye na nyirango ari ibika ugasanga ari byinshi byo. Waqila none havuzwe
qila biba ari imvugo irenze imwe, wa qila byavuzwe yuko inna awwala ngo yuko umuntu wa mbere man wada'a lubnata al-ula, umuntu washyizeho ibyo byifatizo mu rurimi fi sarhihi abul aswad ad-du'ali. Uyu nguyu bivuga yuko rero umuntu mu mvugo ngo shyira ibuye ryifatizo mu buryo butomoye bwagutse busobanutse ni uyu muntu. Izina ry'uyu muntu abul aswad ad-du'ali, uyu nguyu. Ahangaha munsi baramuvuga kuri rimwe, bakavuga yuko yari umucamanza muri Basra, akaba yari n'umutabi'i, ibyo bavuga ngo tabi'i, mbese hari ababonye asaba, hari ababonye basaba, hari n'ababonye basaba gutyo. Naam, akaba yari umutabi'i. Qala الذهبي niwe bivuze, izina rye rikaba ari iri ngiri. Ariko wasahih, ibiri byo byanyabyo, annahu tufiya, yuko yapfuye mu mwaka wa 69 lilhijra, mu mwaka wa 69. Wallahu a'lam, ashobora kuba yarabonye iki? Ashobora kuba yarabonye yarabanye n'abasaba, yarabonye abasaba mbese. Naam, dukomeje. Rahimahullah, bi amrin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Naam, ngo yabonanye n'abasahaba ngo kubwo kuba byari itegeko, bi amrin, byari kubw'itegeko rya Ali mwene Abi Talib. Naam, ngo ila an ishtadda sa'iduhu, ngo kugeza ubwo haba ishtadda sa'iduhu, haba imbaraga nyinshi, fa akhadha yanmu, byana habayeho ukuboneka imbaraga nyinshi, abamuteye inkunga cyangwa bateye uburyo bw'ururimi rw'icyarabu, fa akhadha yanmu shay'an fa shay'an, habayeho nyine kumutera inkunga mu buryo bukomeye, fa akhadha yanmu, hagenda habonekaho inyongera, shay'an fa shay'an, gake intambwe ku ntambwe mbese, hatta wasala ilayna, kugeza ubwo bwatugezeho ubumenyi, muktamila sarhi, bwuzuye mu buryo bwiza. Naam, dukomeje fi kitabin Sibawayhi, ngo kugeza ubwo bwatugezeho mu buryo bwiza bunuzuye mu gitabo cya Sibawayhi. Naam, dusimbutse iki gice. Naam, cyangwa dukomeze. Walaqad i'tamada al-ulama, ngo kandi n'abamenyi bagambire banagira banakora n'igikorwa, al-aqdamuna, abamenyi batubanjije bagambire gukora nabo, fima jama'uhu, mu gukusanya min al-masail, ku bibazo biganira kuri ubu bumenyi, an-nahwiyya was-sarfiyya, n'ubundi bumenyi bwa sarfu. Nanone sarfu yo iba ari isomo rireba imiterere n'imyubakire y'ijambo ukuyemo inyuguti ihera, ngombwa hagati yaryo n'intangiriro yaryo. Sarfu niryo somo riri kureba imiterere y'ijambo muri ubwo buryo. Ala ma jumi'a min ulumi al-lughati al-arabiyya, kubwo gukusanyika bwa buriya bumenyi bw'ururimi rw'icyarabu. Tilka al-ulum allati, ngubwo bumenyi, allati kana min ahammi masadiriha, ukubwo bumenyi bwari ibanze n'ifatizo mu ntangiriro yabwo, aribwo al-Qur'anul Karim, ariyo Qur'ani ntagatifu, wal hadithu nabawi, na hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, washi'ru al-arabiyyu, n'ibisigo by'ururimi rw'icyarabu, al-mawthuq, byemewe, bisihatihi, ibisigo bitanyuranyije n'idini, ibisigo bimeze neza by'ukuri. Wa arabiyyati qailihi, n'ururimi rw'icyarabu kuri bandi baruvuze. Kama i'tamadu ala mushafahati al-arab, ngo nanone bakurikije banagendeye
banishingikiriza banagendera bikomeye ala mushafahati ku mvugo. Mushafaha umunini igihe umuntu mubwira avuga ukabona umuntu uri kunyeganyega, mbese uri kumubona neza mu mvugo ziwe ari kuvuga. Ala mushafahati al-arab, kuri za mvugo z'abarabu. Warihlati ilayhim, no kugenda nyine bajya kubareba abarabu. Haythu yuqimuna fi bawadihim an-naiyya, ngo mu gihe babaga batuye hehe, baherereye mu byaro byabo. Mbese bajya gukusanya ubumenyi mu buryo bwo kubwagura, bagiye bajya gushakisha abantu nanone banaruzi banavugana neza. Laqad ihtamma ulama'una, ngo nyuma yacu no babigize nk'imbaraga cyane banagiramo n'umuhate bi'ulumi al-arabiyya, ubumenyi bujyanye n'icyarabu. Ihtimaman laysa lahu nadhir, umuhate n'umurava tutagira icyo tugereranya nawo. Hatta qila, kugeza ubwo havuzwe, ubwo iyo tubonye ijambo qila iyo imvuga iba irenze imwe yavuzwe ku kintu runaka. Innahu lam talqa lugha kama laqiyat al-lughatu al-arabiyya, nago higeze haboneka ururimi nk'ururimi rw'icyarabu min al-hifzi, ngo bwahifajwe, wal inaya, runaterwa inkunga cyane, wal ihtimam, runitabwaho cyane. Wa fil waqti al-hadir, ngo muri iki gihe turimo nyine, yuhawilu a'da'u al-islam, abanzi w'Islam bagerageza gukora impamvu zose zishoboka, ib'ad al-muslimin, gushyira kure y'abayisilamu, an lughatihim, kure y'ururimi rwabo, imma bitaqlil, kubwo kuba haboneka imbaraga nkeya cyane, min sha'niha, zo kwita kuri urwo rurimi, wa ahmiyatiha, n'umurava n'umwete wo kuri urwo rurimi, wa imma, cyangwa biwasfiha, cyangwa rw'imiterere yarwo, bi annaha qawaidun mu'aqqada, ngo kubwo kuba ari imisingi ifite imbaraga cyangwa yifatizo ifite inkomoko, wa sa'ba, cyangwa nanone hakaba haboneka nyine imivugire akavuga ati ndende n'ururimi dufite inkomoko cyangwa ururimi ndarukomeye, nyine abantu bakagenda bashakisha impamvu zose zishoboka zo kugira ngo abantu bacike intege mu kudwitabwaho, mu kurugiraho imbaraga n'umuhate. Bainama tarahum, ngo mu gihe tubabona yuko yushajji'una ala ta'allumi lughati al-kuffar, ngo mu gihe tubona yuko bashyiramo imbaraga bakanabihesha agaciro mu kwiga ururimi rw'abantu b'Abayisilamu. ngo nyine bishatse kuvuga ururimi rw'Abayisilamu ni ururimi rw'icyarabu, kubwo kuba ari ururimi Qur'an yajemo, ndetse ni na hadithi z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ala ta'allumi lughati al-kuffar wa ta'allumi qawaidiha, ngo kubyo gushyiramo dusanga barashyizemo umuhati nyine mu gushaka kwigisha ururimi rutari urwa Islamu no kwigisha imisingi yarwo. dukomeje. Qala shaykhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, ngo sheikh wacu yaravuze ati, Muqbil rahimahullahu ta'ala, ngo ilmu nahwi, ngo ubumenyi bwa nahwi min al-ulumi al-islamiyya, ni bumwe mu bumenyi bwa Kiislamu, cyangwa ni bumwe mu bumenyi bwa Kiislamu al-muhimma, bw'ibanze, allati yajibu ala al-muslimina, bwa bundi bw'itegeko bwa ngombwa, ala al-muslimina, ku bayisilamu, an yu'tuha ihtimaman, babuha imbaraga, babushyiramo umuhate n'umurava. a'da'u al-islam yunaffiruna al-muslimin, ngo kubwo kuba abanzi w'islamu, yunaffiruna, babushyira kure y'abayisilamu, an lughati dinihim, babushyira kure mu gushaka kugira iki, an lughati dinihim, kugira ngo bamenye ururimi rw'idini yabo. wayashghalunahum bima laysa min daruriyati dinihim, ugasanga bari kubashishikariza kumenya bya bindi bitari ibanze, bitari n'amaburakindi mu dini yabo. wallahu almusta'an, Allah niwe mutabazi wacu. wanajidu salafana salih
nane tugasanga yuko bandi batubanjije beza salaf na salih bagamije batubanjije bandi abasaba n'abandi babanye n'abasaba beza bari ku nzira y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'abasaba bayo min salih rahimahumullah min aghyari الناس على لغة القرآن فقد كانوا kubwo kuba bari indererwamo n'abagenderwaho ugereranyije n'abandi bantu ala lughati alquran bari ku rurimi rwa Quran faqad kanu yadribuna ngo kubwo kuba barakubitaga abana babo awladahum ala allahni barakubitaga abana babo kubwo gukora amakosa kuri ururimi igihe baruvuze nyine bakarukoreramwe amakosa bo bagiraga iki barabahanaga bagira babatoze kuba batazajya bakosa mu kuvuga kwabo. نعم tunarebye n'imvugo قال شيخ الإسلام ابن تيمية na شيخ الإسلام ابن تيمية yaragize ati nayo umenye ukomeye cyane وكان السلف يؤدبون أولادهم ngo kandi n'abatumanjije beza yu'addibuna awladahum bahanaga abana babo ala allahni kubwo gukosa. Allah ni imivugire ipfuye cyangwa imivugire itameze neza ku rurimi kumwe ndavuga ati jaa muhammadun ukavuga awayangiza akavuga jaa muhammadin ariko na muhammadun yari ifite dhamma wanyuze ukayishyiraho kasra iyo ushyize kasra ubukosheje jaa muhammadun ni imivugire itameze neza nyine iko niko gukoza ku rurimi ukavuga imvugo ukosheje. fanahnu ma'muruna mutwebwe n'itegeko kuri twebwe amra ijabin itegeko dusabwa gushyira mu bikorwa au amra istihbabin cyangwa ikintu twagikora bikari biza kuba tugikoze tukanabihembe tutagikora ikaba nta kibazo naho kuvuga ngo ikintu wajib cyangwa ijab ni ikintu bari mu dini nyine ndi kuva mu bijyanye n'amategeko y'idini ni ikintu gikoze ubona ithawabu iyo kiretse ubona icyaha. naam أن نحفظ القانون العربية كبقى كوات فامنيا أما تجيكو يوررمي ونصلح الألسنة كانت تونغانيا ندي مزاج المائلة عنه زو زيغانا زكا نيركيرا كرود غوررمي فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة بكدو فشكورين دا إنزرا يوغو سوان كدوا إجتابو n'imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wal iqtidaa bil arabi tukanakurikizana n'abarabu fi khitabiha mu mvugo zabo falaw turika an-nasu ngo kubera yuko turetse abantu ala lahnihim ku makosa y'abakosa mu rurimi igihe bari kuruvuga kana naqsan wa aiban byaba ari intege nkeya n'imbaraga nkeya n'igisebo. naam iyo izi nyungu tugenda tubona rimwe ahandi nka hano kabiri munsi yaho bari kugaragaza aho babikuye. naam ngo tuzakomeza ahangaha dore yuko tuzatugiye kurangiza ahangaha ni imvugo bari kutubwira bagira dushishikarize mu kugira umuhate mu kwiga icyo kintu. Byiza ubundi iyo umuntu afashe igitabo agiye kugisoma ahera mu ntangiriro muri muqaddima mu ntangiriro y'igitabo yarangiza akanajya no kumera hari abari kuvuga ibigize igitabo cyangwa ibyo icyo gitabo kiba kizaganiraho bagenda kubwira ati umuryango runaka bazavugamo gutya ahantu runaka bazavugamo gutya page runaka bazavugamo ibi n'ibi biragufasha kuba wamenya incamake bikanagufasha no kuba wanasobanukirwa icyo gitabo kizaganiraho. naam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.